nongeye kubasuhuza abakunzi bacu twishyura abasizi Rwanda mukomeze mugire ibihe byiza rero nkuko mubimenyereye tubagezaho ibintu byinshi byiza rwose uyu munsi rero twahisemo gukora live aho mutureba ibyo tugiye kuvuga bikaba bijyana n'ibyo tugiye gukora mu yandi magambo kurikirana ikiganiro kandi aho hasi handitse subscribe ubundi twikomereza. Imana cyangwa se inyoni nkora makeup. Usanze mu rugo se ni gukorera biterwa n'umuntu ushaka iyo ushaka ashobora kumpamagara cyangwa se akansanga mu rugo yego none se gukora makeup warabyigiye cyangwa ni talent? Hari abantu bagira talent, byaba ari talent cyangwa warabyize? ibintu nkora ntabwo nabyize, byatangiye ari impano ariko uko iminsi ishira ko tugenda tuzana n'ibintu bishya nagiye mbyihugura ariko mu mpano nifitemo ntabwo byatangiye narabyize ngenda mbyihugura kuko ari ibintu bishyashya bigenda biba. Mwabyumviye rero Nunu ni impano yiwe ntahantu yigeze ajya kubyiga habe na hamwe. Reka rero turebe impano yiwe. Agiye kunkorera makeup nk'uko mumbona ubu ntabwo nisize na makeup mfite. Mu kanya gatoya reka turebe uburyo agiye kubigenza. Mwabyiboneye rero ndi umubyeyi ushoboye ufite impano ntahantu yigeze abyiga nk'uko yabitubwiye arashoboye koko nawe yagusiga ugacya mu gihe ufite ikirori runaka cyangwa se ushaka kuba waryoshye usa neza nk'uko ubona usa nonanga yagukora n'ibirenze ibi ngibi bitewe n'ibyo wamusabye. Nimera rero ukande subscribe ukoreshe ya uduhe na comment ugira ibihe byiza rero mu gihe umwifuza
wareba ukaba wamuhamagara kuri izi nomero zikurikira urimo kubona muri telefone yawe cyangwa se kuri ekara yawe, igikoresho cyose waba ufite cya elegitoronike urimo kuturebaho, wareba izo nomero ukamuhamagara. Mugire ibihe byiza.